Yabasha kubasamba. Mana we. Warumeze ute? Niba mwari nikunde, nkubwisha ukuri. Imyaka yabaye myinshi nakubona. Ubwo nshaka kuvuga imyaka kugira ngo ni imyaka koko umunsi umwe ushize nakubona. Serious nakubeshya. Ingana nk'imyaka 100 nakubona. Tabeshye. Sheri reka nkubwise ukuri nari ngukumbuye ku rwego tumva. Ese nkubaza akabaza kamata. Bakuye phone. Shase phone nyine abatubuzi bayijyanye intuzi ukuntu nyine barayiriyesha. Wenda nyine nakubeshye nakennye. Ngo nakena ntago nahageze. Irege mvugisha ukuri utabeshye. Ntago nagurishije phone nakubeshye abatubuzi barayitwara. Nakibyereka tube Sheri gusa nakubeshye. Ufitiye urukumbuzi rwo ruransya ku mutima. Man. Cyo mubeshye mubwire mufite surprise. Wow, surprise, baby. Oh my God. Yabasha kubasamba. Surprise yihishe. Kangurisha amatse. This was a cup of tea. Amatsiko. Numvise nabi. Ntago amatsiko nyashaka. Cyareka tube dutuje nk'umuntu utabara. Urabizi. Imfese kugira ngo wishime. Nge nakubeshye urabizi neza amatsiko yanjye. Nahita nikubita hasi nkapfa. Wowe tuza mubwiye none. Tuzagarara neza. Ariko muratinda nicyo kibazo. Nyine ngo ciceka mubwiye. Witinda yawe. Urimo satanisha. Ntabwo ari gushaka. Ende butunguwe. Subiramo gato numvise nabi. Ugize ngo? Ndagutwitiye. Konde bugize birebye. Uri ugasanga nagwateye. Akabazo kamwe. Gaho mbaze. Iyi nda yawe iyi ngiyi utwita umwana wanjye cyangwa utwitemo byeri nakuguriraga. Kubita hari tubonana hakubita ndi dukunda. Ndaya mbaya gusa nge nta kintu navugana nawe. Urashaka kunyita kana? Ngewe sundi umbwiza nige muhungu muri karitsiye wabonye utera inda cyenyine. Mubwiye kana nakunze. Ntega amatwi nyumve neza. Ibihanga zanjye zonyine sizo zikora ibisi. Nubundi urindaya. Wagiye kuryama nanjye. Tanuka. Bana ndura ngaho. Jereka nkubwire rero kwanza. Ntabwo nge navugana nawe n'ibintu bitatu. Bana ndura nkwandayo. Ufebere. Ndundu. Byose byabaye ryarahura. Yongoye ngo namuteye. Nubwo namuteye ariko nubwo ngumya kubikaraga bino bintu n'umukobwa yarandyohereje serious. Ariko nta myaka 100 apfa bise n'ibiki. Nta birenze. Ariko gikundi. Yo wifata ukanje utansuje ubundi wungukira he? Kubura imihango. Kubura imihango. Urimo ndi kumva se. Ubundi none abakobwa mudugudu bihaye ibiki uyu munsi kuntera ubwoba mwumvise ari wo mushike. Aho gukose nanjye ngenyine. Byumvikane ko hari nabandi. Urasobanura. Sobanura se. Yasabuze imihango gutera ariko twizere ko ari brage none numvise ngo umukomedi. Ameze atatu se nari ndimo negereje. Tega amatwi nyumve gikundi. Uza ngo naguteye. Ngewe serious nta mukobwa mwino karitsiye ngewe n'ikijya mbonanaga. Ubaze kuvuga ngo abakobwa bose umudugudu twaraguteraniye. Twaguteraniye hehe handi ngewe nande cyane. Umva. Byumvikane ko hari nabandi. Ahubwo tugeze amatwi kugeza uko. Ngewe singukunda, singutereta sinaryamanye nawe. Ibyo byo kuvuga ngo wabuze imihango. Gishire babakobwa babo babandi. Ubundi gena n'abahungu utabe. Gendana n'abahungu. None uri kumbwira ngo nagucewe ntagusuhuje se nagusuza bundi tuziranye kandi tutegeze tumenya. Yancuri imwe twagize tukagina niyo wahera uvuga ngo ikiri imwe se wakoresheje gituma bitarakunze. Amezi 3 ahubwo tuje. Bisobwirwa n'ikindi nakoresha bizagenda gute bizagenda mva ntega amatwi nyuma. Nta kintu mvugana nawe ntega amatwi nyuma. Nimba utwite ishire nyoko kurere. Mama niwe wayindeye mama terida. Ndeba uyitegereza. Umva nakurebye ahubwo nanaguhaza. Ayo magambo yose uri kuvuga nayahaza. Asubira usibye kwirarira ubundi yonda yawe irimo mwa. Atari mose. Harimo igikoma nanyweye se harimo icye cyangwa harimo capati. Ndeba unyitegereza. Nakubonye. Iyi ndeshyo yanjye. Urabona ubundi natera inda umukobwa w'inzobe ntawe. Ariko abantu bagupfa kuko mugira amahano. Uswaje mu mama. Icyo wahera yumbwira gutyo ngewe nta kintu abwana makangu nka. Ahubwo ndavuze ngo inzu urajya hehe tutavuganye. Uzabigenda gute bizajya gute? Ese wataya. Utwara abagabo b'abandi uzumva bizakugeza. Jeni kandi mbona uri kumwe n'umugabo wawe. Ariko wataya biteze umugabo wanjye. Umugabo wanjye n'umugabo wawe. Urabana? Yanteye.
yaguteye inda yanteye inda ariko we ubwo se ndawe uri mu mwana ese urabewe ko inda y'abakobwa itinda kugaragara ubuse genda umugore kigaragara Yesu ariko koko arata Delili si mututsi w'umwana kamubwira nuko utabyumva ntabwo njye ngenda neri ubundi uzi ibintu by'ubuhehesi wabikuye he ntabwo nerinda byose bibaho twabinyweye mu mazi twayoboye mu cyayi cya muri capati yatuguze neza nari ngifite amakuru meza wow ayahe sara yego rata wewe wenda nyine kwa muganga bambwiye yuko ntwite Ereki banyarwanda wose ufite nasi nanje se birabareba nawe se yaguteye inda none yarayinteye rwose namwe se muyabateye inda uri kwivugira wowe wasanga atari inda ahubwo ari capati zakugurira cyangwa denshi gahariya ukagenda ukadamara wawe nawe yarazikuye muri sera mureke tuvugane rero neza namwe ngo yabateye inda ahubwo reka nkubwire tumukubita uko byagera kose ntakumurira umugabo wanjye mwamwibasiye uyu murabana uyu nguyu murabana iki gisambo iki ngiki ufatira ari umugabo wawe tuzamaze mwese hungo namukuye he sheri mwibareza akabazo ngo sheri inenda urayemera cyangwa mfatanye n'abangaba atanenda sesha batanyigara gutenda uri mu mwana wahora niki abaya ako uyu mukobwa tureke natwe amaso afite ahubwo ibyo ari ibicapati wabona mu nda ariyo harimo byeri buriya muhungu nimwivugire burya abahungu b'iki gihe bose koko aha burya se ubumwe